kuri current event cyangwa se ku byo turi kurebesha amaso. Mu by'ukuri ibintu turi kurebesha amaso cyangwa ibintu biri kubaho ku isi ku muntu udashobora kubishakira muri Bibiliya cyangwa ngo abyige akoresheje umwuka w'ubuhanuzi, bishobora kumugora cyane gusobanukirwa icyerekezo cy'iyi ntambara ikomeye. Ariko mu gihe twambaye izi rineti zombi, tukambara rineti za Bibiliya, tukambara rineti z'umwuka w'ubuhanuzi, dushobora kumenya icyerekezo cy'uru rugamba. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bavandimwe kandi nkunda, iyi minsi ni iminsi nabonye ko ifite urugamba rukomeye cyane, kandi igasaba yuko dukwiriye kuba turi abantu bakorana n'Imana cyane, kugira ngo iyi minsi dusohoyemo tuyibemo, kandi rwose mu butabera bwo mu ijuru twitwa abakiranutsi. Ni iminsi idusaba kwiyegurira Imana cyane, binyuze mu mushyikirano dukwiriye kugirana nayo, twiga ijambo ry'Imana kandi dusenga. Reka mbabwire, kubera yuko Satani ari gukoresha intwaro zose zishoboka mu rwego rwo guteshura intekerezo z'abantu. Mwihangane, dushobora gusoma amagambo aboneka mu gitabo cya Matayo igice cya 24 umurongo wa mbere. Ndagira ngo mbasabe nimba turi kumwe, umwe muri mwebwe asome. Nihagira usoma atari njyewe. Usome Matayo 24 umurongo wa mbere. Aravuga hati, turumvikana? Turimo kumvikana. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Yego. Nkomeze? Komeza. Arababwira ati, ntimurebe ibi byose. Ndababwira ukuri yuko hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wera Eno, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza aya magambo aboneka ku murongo wa 4 niho nifuzaga. Hari ijambo rivuga ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Iyo tugiye kureba umurongo wa 24 haravuga ngo kuko abiyita Kirisito n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Iyo tugiye gusoma nanone amagambo aboneka mu rwa 2 rw'Abatesaloniki igice cya 2, aya yose ni amasomo n'andi masomo ari muri Bibiliya yerekana yuko mu minsi ya nyuma intwaro ya mbere Satani azakoresha ni intwaro bita kuyobya, ni intwaro bita ikinyoma. Kandi reka mbabwize ukuri yuko iyo Satani agiye kuyobya, turaza kurebera hamwe muri iki cyigisho uburyo uyu murimo wo kuyobya intekerezo z'abantu Satani awukoramo. Reka tubanze dusome aya magambo aboneka mu rwa 2
rw'Abatesaloniki igice cya 2 duhereye ku murongo wa 8 hari amagambo avuga ngo nibwo wa munyabugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka ko kuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Aya magambo aratangaje cyane. Aya magambo arerekana umurimo ukomeye cyane uzaba ukorwa mu minsi ya nyuma, kandi ukorwa na Satani. Uyu murimo ni umurimo bita kuyobya. Reka mbabwire, mu gihe giheruka, uretse abantu bashinze ibirenge byabo ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana, abo bonyine nibo abantu bashobora kuzatambuka muri iyi minsi dusohoyemo, kubera yuko ubuyobe ntabwo buzigaragaza mu madini gusa, ahubwo ubuyobe no muri siyanse, ubuyobe naho buzahigaragariza. Ubuyobe buzahigaragariza ahantu hose. Ingingo izaba ishoreye ibintu ni ingingo y'ikinyoma. Yesu ashimwe. Abantu benshi cyane iyo turi gusoma aya masomo batekereza yuko ubuyobe buzaba muri mu iyobokamana gusa, ahubwo no muri siyanse y'isi hazaba harimo ubuyobe bukomeye cyane, kugeza ubwo n'abantu bize izo siyanse bagomba kuzagezwa ku rwego rwo gucanganyukirwa. Kubera iki? Nuko aho ingingo bita kuyobya izageza abantu, bizasenyura na siyanse nzima abantu bigiye mu ishuri. Oya, ujya wumva umuntu w'umudogiteri avuze ibintu wibaze ngo uyu muntu yegeze ajya no muri pirimeri. Ijambo ry'Imana ryerekana ibintu bizabaho ku bantu bazakira ikimenyetso cy'inyamaswa, nuko abo bantu bagomba kuzagaragaraho ikintu cyitwa gusinda, kandi bagasinda inzoga ya Babuloni. Iyi nzoga ya Babuloni igizwe n'ibinyoma bya Roma kandi bivangiye ukuri gukeya. Nabibabwiye ngo ntabwo bizaba biri mu madini mu iyobokamana gusa, ahubwo ibi binyoma bizaba biri muri politike z'isi. Ibi binyoma bizaba biri mu bukungu bw'isi. Ibi binyoma bizaba biri mu buvuzi. Ibi binyoma bizaba biri ahantu hose Roma ifite ububasha. Ibinyoma byo mu minsi ya nyuma. Niyo mpamvu Satani azakoresha intwaro bita kuyobya. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko azayobya n'intore nimba bishoboka. Intore ni abantu bize ijambo ry'Imana bashimikiriye kandi. Niyo mpamvu iki gihe biradusaba kuba maso cyane no kwiga ijambo ry'Imana no gusenga cyane, kugira ngo tutajya mu moshya. Aya magambo Yesu yabwiye abigishwa be, reka tuyasome muri Matayo. Intwaro imwe gusa ishobora kuturinda kuyoba. Matayo igice cya 26. Matayo 26 umurongo wa 41
hari amagambo avuga ngo mube maso musenge mutajya mu moshya, umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite intege. Ntabwo impamvu Yesu yabwiye abigishwa yuko bakwiriye gusenga, ntabwo Yesu yababwiye ati nimusenge kugira ngo wenda muze gutambuka mu karengane, ahubwo yarababwiye ngo hari intwari ikomeye cyane yo kuyobya, hari amoshya ahari, kandi uburyo bwo kuyatsinda ni uburyo bumwe gusa, ni ukuba maso no gusenga. Nibyo bishobora kurinda umutima w'umuntu kujya mu moshya. Mbese abantu b'Imana turacyari kumwe? Yego. Imana ibahereza umugisha cyane. Niyo mpamvu kimwe mu bintu Imana imaze iminsi inyigisha ni urugamba rukomeye cyane rw'uburyo Satani agamije gukuraho irema. Kandi ndagira mbabwire ngo muri iyi ntambara iheruka, abantu nibadatanga igihe ngo bige imigabane yigize, bizarangira ibintu bya Satani abantu babifashe nk'ibintu bikomoka ku Mana. Oya, ni nacyo kintu Satani yifuza. Satani arifuza kwigaragaza nka marayika w'umucyo, akazana ibinyoma bye, abantu bakabyakira nk'ibintu bikomotse ku Mana. Niwo mugambi wa Satani. Oya, kugeza ubwo ibintu bya Satani abantu babyakira nk'ibintu bikomotse ku Mana, ntabwo ibintu byoroshye. Niyo mpamvu kimwe mu bintu bya mbere nafashe umwanya ntekerezo kandi tugiye kuganira ni ikintu cyitwa uburyo Satani agamije gusenyura ikintu cyitwa irema. Irema, kandi agakoresha intwaro bita ihindagurika. Niyo mpamvu tugiye gusoma amasomo, ariko Uwiteka abane natwe kuri uyu mugoroba, kugira ngo aya masomo tugiye kwiga, tugiye gusomera hamwe, Imana ibiduhereho umugisha. Kongere tuyige kandi Imana idufashe kubisobanukirwa mu buryo butandukanye n'uburyo aya masomo twari dusanzwe tuyazi. Imana ireba ibyo yaremye byose, nuko byari byiza cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Iri jambo nciyeho umurongo ni ijambo rikomeye. Imana imaze kurema umuntu, ijambo ry'Imana ryerekana yuko ibintu byose Imana yaremye byari byiza cyane. Nta kintu kibi Imana yaremye, byari byiza cyane ibintu byose Imana yaremye. Yo mpamvu Zaburi 8:5-7 herekana ukuremwa k'umuntu. Hari amagambo avuga ngo iyo nitegereje ijuru, umurimo w'intoki zawe, n'ukwezi n'inyenyeri, ibyo waremye, umuntu ni iki ko umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera, wenze kumugira nk'Imana, aburaho hato umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Imana yafashe umuntu imwambika ubwiza, imwambika n'icyubahiro nk'ikamba. Aya masomo kuri uyu mugoroba aranejeje cyane, kuko ari wowe waremye ingingo zanjye. Mana we, mbega amasomo meza! Kuko ari wowe Imana yaremye ingingo zanjye. Wanteranije mu nda ya mama, wanteranije mu nda ya mama. Ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba, butangaza. Mana, Imana ihabwa icyubahiro ku bw'aya masomo,
kubwira isomo riboneka muri Zaburi. Ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza, imirimo wakoze ni ibitangaza. Ibyo umutima wanjye ubizi neza. Igikanka cyanjye ntiwagihishwe ubwo naremerwaga mu rwihisho, ubwo naremesherezwaga ubwenge bwo hasi y'isi nk'urusoro, amaso yawe yarandebaga. Mu gitabo handitswemo, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Aya magambo Zaburi, umunyazaburi yagaragaje, ni amagambo meza cyane, kandi ni amagambo turi buze gutindaho muri uyu mwanya. Kimwe mu bintu Satani agamije nk'uburyo bwo gusenyuramo irema, ni ukugaragaza yuko mu bintu Imana yaremye ubwabyo bitihagije. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Yesu ahimbazwe. Ntabwo umuntu yaremwe atunganye gusa, ahubwo Imana yanaremye yashyizeho amahame, yashyizeho amabwiriza umuntu agomba kubahiriza mu rwego rwo kubungabunga ubumuntu bwe. Ubumuntu wenda mu kanya turaza kubibona. Nyuma y'icyaha ubu tumaze imyaka iri kurenga 6,000 umuntu ahangana n'ingaruka z'icyaha. Umuntu yaremwe n'Imana. Hari amagambo tutajya dutekerezaho, ariko nifuza yuko turaza gutekerezaho. Reka mbabaze, haremwe abantu bangahe? Mbese natwe turi mu bantu Imana yaremye? Ikibazo mushobora gutekereza ko ari ikibazo kimeze nk'ahari nko kwikinira, ariko ni ikibazo gikomeye nzi yuko nkibabajije. Mbese natwe turi mu bantu Imana yaremye? Yego. Mudasubiza yego cyangwa oya? Yego, umunyezaburi avuze yuko twaremewe mu bwihisho, igihe twaremerwaga mu bwihisho. Igihe twaremerwaga mu bwihisho. Ariko iyo usomye izindi verisiyo, nuko ntazishyizeho, herekana yuko ubundi Imana yaremye umuntu umwe. Twese turi urubyaro rw'uwo waremwe. Ijambo ryitwa urubyaro n'ijambo ryitwa kurema birasa nkaho bitandukanye, kandi koko biratandukanye. Twebwe iyo ubihuje n'andi masomo aboneka muri Bibiliya, ntabwo iryo somo narishyizeho ryerekana ko Imana yaremye Adamu gusa, noneho twebwe tukaba turi urubyaro. Iryo somo ndaritekereje, sinahise ko ndibona mu buryo bwihuse, ariko nzi neza yuko rihari. Yesu ashimwe. Ahimbazwe cyane. Uyu muntu rero waremwe n'Imana, yaremwe ari umuntu utunganye nk'uko tumaze kubisoma, kandi tubona yuko yari umuntu ushyitse. Imana ishimwe, impaye ijambo ryiza ryo kubivugamo. Yari umuntu utunganye kandi ari umuntu ushyitse. Reka mbabaze ikibazo. Iyo bavuze ngo ikintu kirashyitse, biba bisobanuye iki? Iyo bavuze ngo ikintu kirashyitse, kiruzuye. Icyo kintu kiruzuye. Imana ntabwo yageze irema umuntu w'igice.
Imana yaremye umuntu ushyitse, Imana yaremye umuntu wuzuye, umuntu wuzuye. Imaze kumurema yamushyiriyeho amategeko. Murabizi mwese, iyo uruganda rukora ibinyabiziga, iyo rurangije gukora ikinyabiziga hari icyo bita kataloge. Ntabwo umuntu amaze kuremwa Imana yamuremye abeho gutyo gusa, ahubwo Imana yamushakiye kataloge, aricyo bita natural laws cyangwa se amategeko agenga ibyaremwe, icyo bita natural laws. Aya mategeko agenga ibyaremwe harimo n'amategeko agenga umuntu. Yesu ashimwe. ahimbazwe. Kwica ayo mategeko bisobanuye yuko bigomba kuzanira umuntu akaga, kandi ubuzima bwe bugomba kubungwabungwa no kumvira ayo mategeko y'ibyaremwe. Umuntu, siyanse igaragaza yuko afite umuntu muzima afite ingingo 78. Umuntu muzima afite ingingo 78. Umuntu muzima. Ibyo bisana yuko amagufwa ndetse n'amenyo nuko biba byabazwe rimwe. Mwese muri gusoma amagambo yanditse mu Cyongereza. Iyo ubaze amenyo ndetse n'amagufwa mu buryo ubitandukanyije, byongera ingingo zigize cyangwa se byongera liste y'ingingo zigize umubiri w'umuntu kugera ku kigero cy'ingingo 315. Uyu muntu ugizwe n'ingingo zingana gutya, nanone iyo ugiye kubara uturemangingo cyangwa serire cyangwa series zigize izi ngingo, birajya kugera kuri tiriyoni 37. Tiriyoni 37 z'uturemangingo tugize umubiri w'umuntu. Hari ikintu kidasanzwe kuri utu turemangingo tugize umubiri w'umuntu. Dufite ihame rikomeye cyane riraza kudufasha kurushaho gusobanukirwa n'iki cyigisho. Iri hame ni ihame rivuga yuko umubiri ufite ubushobozi bwo kwisana no kwisubiza kuri gahunda mu gihe icyo ari cyo cyose ugize ibibazo. Dushobora gufata urugero. Iyo duhereye ku rugingo bita uruhu, ari narwo rugingo runini cyane kurenza izindi ngingo z'umubiri. Baravuga ngo mu bana bakiri batoya, uruhu ubwarwo rwongera kwigira rushya, rwongera kwisana buri gihe cyose mu minsi igera kuri 14. Mu ngimbi mu bana sinzi nimba teenagers nabyita ngo ni ingimbi, bifata iminsi 28 kugira ngo uruhu rwongere uruhu rwongere rwivugurure, rwongere rwigire renew. Nanone mu bantu bakuru bigafata iminsi 28 kugeza ku minsi 42. Abantu bari ku kigero cy'imyaka hejuru ya 50 n'abandi bari hejuru y'imyaka, ubu buryo bwongera kubaho mu minsi 84. Mu minsi 84. Umwijima, uturemangingo tw'umwijima cyangwa se umwijima, baravuga ngo nubwo wafata 2/3 by'umwijima ukabibaga, igice gisigaye cy'umwijima
gishobora guhita ko gikura vuba vuba kigasubiza kuri sayizi yacyo ya original, cyangwa se kikongera kikisubiza uko cyari kimeze. Ndasubiramo, ufashe 2/3 ukabikata by'umwijima, ubwo haba hasigaye igice kingana iki cy'umwijima? 1/3. 1/3. Icyo 1/3 kirongera kikisubiza kuri gahunda, kikongera kikagaruka, wa mwijima ukongera ukagaruka mu gihe gitoya cyane. Niyo mpamvu ufashe 70%, ibyo 70 ukabikorera icyo bita hepatectomy, ubwo ni ugukuramo umwijima ukabikuramo. 30 isigaye ibizasubira kuri gahunda y'umwijima muzima ku kigero kingana na pourcentage 100% mu minsi hagati y'7 kugeza mu minsi 10 nyuma y'uko umaze kubagwa. Ahangaha ni mu mbeba, ni muri icyo bita rodents. Noneho mu muntu ibi bintu bibaho nyuma y'amezi, mu mezi agera muri 3. Nubwo wafata igice cy'iburyo cyangwa ibumoso ukakibaga, aricyo nababwira ngo cyitwa hepatectomy, ajya mbabwire ngo nyuma y'amezi 3 umwijima urongera ukigarura kuri gahunda, ukongera ukagaruka mu mubiri w'umuntu. Umutima, iyo tugeze ku mutima, umutima wose uturemangingo twabo tumaze gusimbuzwa mu gihe kingana n'imyaka 3. Niyo mpamvu bavuga ngo all cardiac myocytes lost to infarction could be replaced within 3 weeks. Aya magambo aratangaje cyane. Murebe umutima, umutima ubwawo, uturemangingo tugize umutima turamutse dutakaye tukabora, dushobora guhita ko dusimbuzwa mu minsi igera ku byumweru 3. Iyo tugeze ku turemangingo tugize imyakura y'ubwonko, cyangwa se ibyo bita nervous, imyakura y'ubwonko, iyo umwakura w'ubwonko ukomeretse utatemwe, ushobora kwisanura hagati y'ibyumweru 6 kugeza ku byumweru 12. Iyo tugiye kureba uturemangingo tw'umweru turi mu maraso, tuba dufite igihe cyo kubaho nyuma y'iminsi 1 kugeza ku minsi 3, kubera ko dukorerwa mu magufwa, mu musokoro wicara udukora. Niyo mpamvu muvandimwe, natwe nyuma y'igihe gitoya tuba twongeye kwisubiza kuri gahunda. Bizatwara iminsi igera kuri 4 kugeza ibyumweru bigera kuri 4 kugeza ku 8 kugira ngo umubiri wawe uba ushobora kuba wasimbuza uturemangingo twose dutukura, nubwo watanga amaraso. Biba bizatwara iminsi 4 kugeza ku 8 kugira ngo umubiri wawe ushobore gusimbuza twa turemangingo twose wamaze gutanga. Uturemangingo dutukura tw'amaraso tumara igihe kingana n'iminsi 120 mu mubiri w'umuntu, kandi utwo turemangingo
tuba dushobora kuba twasimbuzwa utundi turemangingo bikomotse kuri iri hame ry'umubiri w'uko umubiri ufite ubushobozi bwo kwisubiza kuri gahunda. Umubiri w'umuntu ushingiye ku budahangarwa ufite ibyiciro bibiri by'ubudahangarwa. Hari ubudahangarwa tuvukana umuntu adashobora guhabwa n'uko yikingije, kubera yuko ubu budahangarwa bw'umubiri turabuvukana, aricyo bita innate immune system cyangwa natural immune system. Ni ubudahangarwa tuvukana bw'umubiri, ni ubudahangarwa udashobora kubonera mu rukingo, kandi ubu budahangarwa nabaganirije yuko tuvukana burinda umubiri ku kigero cya pourcentage zigera kuri 98. Ubudahangarwa bwo mu itsinda rya kabiri twabonye yuko burinda umubiri ku kigero cya pourcentage 2, kandi iyo urukingo abantu bikingije ntabwo urukingo rukangura abasirikari rukangurira umubiri gukora ubudahangarwa bwo mu itsinda rya mbere ry'abasirikari cyangwa se ubudahangarwa tuvukana, ahubwo ukangura umubiri gukora abo mu itsinda rya kabiri. Itsinda rya kabiri ntirishobora kubaho itsinda rya mbere ritabayeho, kandi urukingo rukora itsinda rya kabiri, nyamara itsinda rya mbere ryo rishobora kubaho itsinda rya kabiri ridahari. Kandi itsinda rya kabiri rikorwa ari uko itsinda rya mbere ryatanze amakuru y'uko umubiri ukwiriye gukora itsinda rya kabiri. Bityo wakikingiza utakikingiza, umubiri uba uzakora ubudahangarwa bwo mu itsinda rya kabiri. Wandemye mu buryo butangaje. Imana n'andi makuru menshi ntashobora kurondora. Niyo mpamvu ibi bintu byose tumaze kwiga, ikintu kibikora, ikintu gituma bibaho bigashoboka, nicyo bita ingirabuzima fatizo, bita DNA. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu binyuze muri DNA igisekuru, nibwo buryo Dawidi yavugaga ngo wandemye mu nda ya mama, nkiri urusoro mu nda ya mama. Nuko mama we yagombaga gutanga DNA na papa we agatanga DNA, bikanyura mu nsoro, maze byamara guhuzwa ubuzima bw'umuntu bugatangira. Ubuzima bw'umuntu bugatangira. Niyo mpamvu Imana yabungabunze ijambo ryitwa ubumuntu mu bisekuru bitandukanye, kandi iri hame ryo kubungabunga ubumuntu ni ihame rikomoka ku irema. Hakozwe irema ry'umuntu umwe gusa, abandi twese dukomoka muri uwo waremwe, ariko uburyo dukomoka muri uwo waremwe ni uko umugabo n'umugore iyo babonanye habaho icyo bita guhuzwa kw'insoro. Bityo umwana ubuzima bwe bugatangirira kuri iki kintu cyitwa DNA. Nubwo buryo Imana yashatse kubungabunga ibyo yaremye. Yashatse kubungabunga ibyo yaremye binyuze mu guhererekanya ingirabuzima fatizo cyangwa DNA biva mu gisekuru kimwe bijya mu kindi. Niyo mpamvu ahantu hose wagera ijambo ryitwa umuntu uzasanga yuko twese turi bamwe. Twese turi bamwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ahari dushobora gutandukana ku ruhu, ariko akantu kabitsa amakuru y'umuntu wese ni akantu kitwa DNA. Ni akantu kitwa DNA, niko kabitse amakuru y'umuntu wese. Niyo mpamvu urugamba rurakaze cyane. Iyo tuje ku cyo bita ihindagurika rero, ari nabwo buryo Satani ari gukoresha muri iyi minsi ngo arwanye irema. Mu gihe irema ryita ku mategeko agenga ibyaremwe, ntabwo ihindagurika
ryita ku mategeko agenga ibyaremwe, ahubwo ihindagurika rigaragaza yuko mu byaremwe ubwabyo bitihagije, hari ibyakosorwa, kandi ihindagurika rishaka gufata irema rikarikosora, rikarivugurura, rikarikosora binyuze mu guhindura ingirabuzima fatizo. Niyo mpamvu Yesu ashimwe. Himbazwe. Yesu ahimbazwe. Nshuti muvandimwe, niyo mpamvu Satani agomba gukora ibishoboka byose aciye mu ngirabuzima fatizo iratifisiyeri. Nimurebe namwe, ni nko gushyira software ebyiri zigahurira mu gikoresho kimwe. Nimurebe DNA tuvukana, namwe murebe DNA twakira binyuze mu kwikingiza, kandi ibyo bintu byose bikaba bigomba guhata umubiri kugira ngo ukore ubudahangarwa. Nshuti muvandimwe, ihindagurika ryemeza yuko umuntu yaremwe mu buryo butuzuye. Niyo mpamvu icyo kiremwa hari ibindi bigomba kugikorerwa kugira ngo gishobore kubaho cyuzuye. Mu gihe irema ryo rivuga yuko mu rwego rwo kubungabunga ubumuntu abantu bagomba kubaho bumvira amategeko agenga ibyaremwe, bityo binyuze mu kumvira ayo mategeko agenga ibyaremwe, umuntu akarindwa akaga kose kazanwa no kwica aya mategeko. Niyo mpamvu abantu batekereza yuko bitewe n'uko ihame siyanse yubakiyeho muri iyi minsi ari ihame ry'ihindagurika, nta kintu na gitoya cyitaweho mu mategeko agenga ibyaremwe, ahubwo abantu bumva yuko bazanywa inzoga, abantu bakanywa itabi, abantu bakica amategeko agenga ibyaremwe, bakazakizwa akaga kayo binyuze mu kwikingiza no kwakira inkingo. Urugamba rukaze cyane. Mu gihe Imana ishaka yuko abantu bumvira amategeko agenga ibyaremwe, bityo Imana ikabakiza akaga ko kwica aya mategeko. Evolisiyo yo iravuga ngo ntacyo bitwaye, abantu bashobora kwica amategeko agenga ibyaremwe, ahubwo hakabaho uburyo bwo gukora evolisiyo mu muntu, bityo umuntu agahinduka icyaremwe cyuzuye, umuntu akajya yagira ubushobozi bwo guhangana n'akaga ashobora guhura nako. Muvandimwe, urugamba rurakomeye cyane. Ikibazo ngiye kubabaza, nshobora kuba navuze byinshi kandi mbona nta muntu utanga komanteri. Ibintu ndi kuvuga birumvikana nkomeze cyangwa ntabwo byumvikana nsubiremo? Birumvikana. Mbese turimo kumvikana? Yego yego. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Niyo mpamvu nshuti muvandimwe, biratangaje cyane kuba urukingo rushobora kwinjira mu karemangingo k'umuntu. Ibyo bintu ni ishyaka. Kuba bashobora gufata urukingo, iyi messenger RNA ikaba ishobora kuba yakinjira mu karemangingo k'umuntu, tukaba dufite artificial DNA na natural DNA. Ibi bintu byombi bikaba biri mu mubiri w'umuntu, n'ihindagurika n'irema biri guhanganira mu mibiri y'abantu. Ihindagurika n'irema nibyo biri guhanganira mu mibiri y'abantu, mu mibiri y'abantu. Yesu ashimwe. Kubera yuko
iyo ufashe DNA ukayishyira mu mubiri w'umuntu ni ikimenyetso cyerekana ko iyi DNA Imana yakoze idahagije. Izi DNA nizo zitanga amakuru kugira ngo umubiri ukore ubudahangarwa. Iyi DNA niyo ibungabunga ubumuntu. Niyo mpamvu iyo ufashe indi DNA ukayishyira mu mubiri w'umuntu ni igihamya cyerekana yuko ugiye gukosora Imana. Nugukosora Imana ukayibwira ngo wa Mana we, ibyo wakoze kuri uyu muntu ntabwo bihagije, niyo mpamvu nje kugukosora. Muntu w'Imana, Imana n'abantu barahanganye, Imana na Satani barahanganye. Uburyo Satani ashaka gufata ibintu byose Imana yaremye akabyangiza, akabihindura, akabihereza indi sura, maze ku isi hakaboneka abantu badahuye n'ab'Imana yaremye. Urugamba rukomeye cyane rushingiye kwihindagurika ndetse n'irema. Satani akeneye yuko ku isi hagaragara abandi bantu batandukanye badahuje n'umugambi w'irema, badahuje n'umugambi w'irema, badahuje n'umugambi w'irema. Niyo mpamvu Imana itabara abantu muri iyi minsi, kubera ko Satani yarahagurutse. Satani ari gukora ibishoboka byose ngo azakoresha intwaro zose zo kuyobya, azakoresha intwaro zose zo kuyobya. Arega bari inyuma y'ibi bintu nta n'umwe wizera creation, nta n'umwe wemera irema. Niyo mpamvu birababaje cyane aho umuntu ashobora kuba yakikora ubudahangarwa. Mwese mwabayeho iki cyorezo, nta gihugu kitagezemo, ariko biratangaje cyane kuba iki cyorezo n'urukingo rutaraboneka. Ni icyorezo umubiri wirukanaga, kandi abantu bagikize kuri pourcentage igera kuri mirongo iri hejuru ya 90. Abantu babaye recovered, abantu barakira. Ariko gukira kw'abantu kandi inkingo zitaraboneka ni ikimenyetso kigaragaza, uko umubiri w'umuntu uteye. Hari amagambo nkunda cyane Imana ihabwa icyubahiro. Hari amagambo wenda ntegeze nshyira hano, ariko kimwe mu bibazo ngiye kubabaza mwese maze tukaganira, kubera ko ndifuza ko dukorana ikiganiro, wenda turi kwerekeza no ku musozo. Ndifuza kugira ngo dukorane ikiganiro gitoya. Ni ikibazo ngiye kubabaza: ni gute umuntu wikingije, umuntu utarikingije ashobora kwanduza umuntu utarikingiza? Ari umuntu wikingije n'umuntu utarikingiza ushobora kwanduza undi ninde? Icyo ni ikibazo ngiye kubabaza. Umuntu wikingije n'umuntu utarikingiza ushobora kwanduza undi ninde? Ni uwikingije. Ngabisobanura. Urukonyumva? Yego. Ni ukubera ko niba Imana yaraturemye mu buryo butangaje, ikaduha umubiri ubasha kurwara ukanikiza nta kindi kintu ukoresheje uretse kuba warya ibiryo cyangwa ukaba warekera mu buryo bw'inatirere, noneho undi agashyirwamo ibintu bya artificiel byagiye binica n'abantu,
noneho nibaza ko ibyo bintu biramutse bihuye nubo ngo umuntu wikingije ibintu biba byaramugiyemo cyangwa amaraso ye aba yaranduye, aramutse ahuye n'amaraso y'umuntu utarigeze yikingiza ufite ubuzima naturere, ntekereza ko hazamo nyine guhura nyine bikinjira muri wa wundi utarikingiye, wa wundi utarigeze ukoresha ibintu naturere. Avuga ko rero urumva uwo nguwo washyizwemo ibintu byakozwe mu nganda, byakozwe n'amamashini, bishobora kuba byataransime biciye mu maraso ye bikinjira mu muntu muzima utarigeze wikingiza. Nk'ubwo mbye nakumva tutanabisobanura. Murakoze. Imana iguhereza umugisha, Imana iguhereza umugisha cyane Sharire. Hari amagambo nifuza kubabwira ku bijyanye n'inshuro umuntu yikingiza. Buriya mu myanya y'ubuhumekero, Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. mu myanya y'ubuhumekero, mu myanya y'ubuhumekero, buriya iyi myanya y'ubuhumekero navuga ngo uturema, nuko ngo irarinzwe n'uturemangingo tw'umweru tuboneka mu maraso, cyangwa harinzwe n'icyo bita natural immune system. Haba harinzwe. Iyo umuntu yikingije rero, iyo umuntu yikingije, ni ukuvuga ngo uturemangingo tw'umweru turinda imyanya y'ubuhumekero duhita ko tuhimuka tukajya hahandi ibigize urukingo biri. Iyo prosesi mubiri w'umuntu mu cyongereza bayita chemotaxis. Chemotaxis ni uburyo ubudahangarwa bw'umubiri bushobora gukora urugendo bwerekera ku cyo bita stimulus. Stimulus ni ibigize urukingo. Niyo mpamvu aho buvuye hasigara hafite ikibazo gikomeye cyane kigendanye n'ubudahangarwa bw'umubiri. Ndasubiramo. Kuba utarwara indwara z'ubuhumekero si uko udahumeka amavirusi na za mikorobe zitera abantu kurwara mu myanya y'ubuhumekero, ahubwo nuko ubudahangarwa tuvukana burinda icyo gice cy'ubuhumekero, bityo virusi duhumeka zikaba zimeze nka baringa zidashobora kudutera uburwayi. Ariko iyo abantu bahora bikingiza, bagahora bikingiza, ubudahangarwa bw'umubiri buragenda bukava muri cya gice bukerekeza aho ibigize urukingo biri. Ubudahangarwa bw'umubiri buba bwavuye muri uyu mwanya w'ubuhumekero, bisiga icyo gice nta budahangarwa bufite, bityo umuntu akaba yagira ibibazo bikomeye cyane byo kurwara indwara z'ubuhumekero, harimo indwara ya sima ndetse n'indwara bita eczema, n'indwara zitandukanye zifata imyanya y'ubuhumekero. Ikibazo ngiye kubabaza, indwara z'abana murazizi. Iyo abana bakiri gukura murabona yuko bakunda kurwara cyane, ariko si ihame ry'uko abana bakiri batoya bari gukura. Inshuro nyinshi ababyeyi baravuga ngo ni indwara z'abana, ariko kurwaragurika kw'abana ahanini bishingiye kuri iri hame. Bishingiye mu guca umubiri intege, mu guca ubudahangarwa bw'umubiri intege binyuze mu gukingiza abana cyane, kubera yuko ubudahangarwa bw'umubiri bushyira imbaraga cyane ku bintu bigize urukingo umuntu aba yateye mu mubiri we, bityo ubudahangarwa bw'umubiri buhita ko bucika intege.
igihe mikorobe ikomotse hanze y'umubiri izaza yidegembya kubera yuko ibigize urukingo byagabanuye ubudahangarwa bw'umubiri. niyo mpamvu abantu bikingije cyane nibo bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara nyinshi, kandi ni nabo bafite ibyago byo kwanduza bagenzi babo batikingije. iyo niyo siyanse nzima, ni uko abantu bakiriye inkingo nyinshi aribo bafite ibyago byo gusenyura ubudahangarwa bwabo, kandi bakaba bashobora kwakira indwara z'amoko atandukanye, kandi izo ndwara bakaba bashobora kuzanduza bagenzi babo. ni muri ubwo buryo abantu bikingije inkingo nyinshi nibo bafite ibyago byinshi cyane byo kwanduza abantu batikingije. ariko mu isi dusohoyemo biratangaje cyane gutekereza yuko abantu batikingije aribo bazanduza abantu bikingije. siyanse tugezemo, nababwiye ngo ibinyoma bya satani mu minsi ya nyuma ntabwo bizaba biri mu madini gusa, ntabwo bizaba biri mu by'ubukungu, ntabwo bizaba biri muri politike, ahubwo no mu buvuzi. abaganga biratangaje kubona minisitiri runaka ashobora kuvuga ngo abantu banze kwikingiza bazanduza bikingije. icyo kintu muri siyanse ntikibaho. niyo mpamvu aha tubona amagambo yanditswe na Keroge mu nyandiko bita present truth 1902, yanditse amagambo avuga ngo ikinyamakuru The Church Times ubwo cyavugaga ku kunanirwa umushinga mu nteko ishinga amategeko w'itegeko ryo kwikingiza ku bantu bose, kiragira kiti niba hari ikintu kigaragara mu ibarurishamibare mu kwikingiza, cyangwa niba byizerwa ko byarinda abantu indwara y'ubushita, byaba ari ubusazi, kwemerera utabyemera abizi neza kwidegembya. uwo ateje akaga gakomeye mu bantu nk'imbwa irwaye ibisazi. tutagaragaje igitekerezo runaka mu guha agaciro kwikingiza, bigaragaza igihamya cy'uko imvugo nk'iyi ifite impumeko y'umwuka w'urukiko mpanabyaha rwa Kiliziya Gatolika y'i Roma, Roman Catholic Inquisition. iyi mpumeko ya siyansi icuramye, ijambo ry'Imana ryerekanye yuko, Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. ijambo ry'Imana ryerekana yuko kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa satani, kandi mbabwire ngo gufite imbaraga zose zo kuyobya. niyo mpamvu uyu mwuka ukomoka mu rukiko mpanabyaha rwa Kiliziya Gatolika. ikibazo kiravuka hano, niba mu by'ukuri gukingira bitanga umutekano wizewe ku ndwara y'ubushita, ese ni gute utabyemera yafatwa nk'uteje akaga nk'imbwa irwaye ibisazi? ese ni gute ashobora kwangiza imbaga y'abantu bamaze gukingirwa? ni gute umuntu utarakingirwa ashobora kwanduza imbaga y'abantu bamaze gukingirwa? reka mbabwire, ngaha aho siyanse twamaze kugera igihe na siyanse nayo icurama. niyo mpamvu ngiye kwerekeza ku musozo, wenda mvuze bikeya, namwe muraza kongeraho, maze turusheho gusobanukirwa n'icyo ijambo ry'Imana.
iyo dusomye amagambo aboneka mu rwa mbere rw'Abikorino, abafite Bibiliya tugiye kuyasoma aya magambo aboneka mu rwa mbere rw'Abikorino, aravuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Yesu ashimwe. Noneho muri iyi minsi dufate ingingo za Kristo maze tuzihindure ingingo za maraya. Ijambo ry'Imana Ibyahishuwe 17 batwereka maraya. Maraya wicaye ku nyamaswa itukura usambana n'abami b'isi. None dutore ingingo za Kristo tuzihindure ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntabwo ingingo za Kristo zikwiriye guhindurwamo ingingo za maraya. Ntimuzi yuko uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe? Umuntu, reka babwire, umuntu wifatanya na maraya, umuntu wese, abantu bari kwifatanya na maraya muri iyi minsi, umuntu wese wifatanya na maraya amenye yuko ababaye umubiri umwe na maraya. Umuntu wese wifatanya na maraya agafata umubiri we n'ingingo ze akazihereza maraya, ababaye umwe na maraya. Kuko Imana yavuze ati bombi bazaba umubiri umwe, ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Muzibukire gusambana. Reka mbabwire, abantu muri iyi minsi bafashe ingingo z'imibiri yabo bazihereza maraya. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko abantu muri iyi minsi bakwiriye kuzibukira gusambana. Kandi ubusambanyi Bibiliya ivuga twabubonye ni ugufata ingingo ukazihereza maraya, maze umuntu akaba umubiri umwe na maraya. Niyo mpamvu maraya ntabwo yemera irema. Maraya yemera ihindagurika. Nimba ufashe ingingo z'umubiri wawe ukazihereza maraya, nuko nawe agomba gushaka ibintu akigana Imana. Oya, Imana ikaba yarafashe umuntu ikabungabunga ubuzima bwe ikoresheje DNA. Satani nawe akavuga ngo iyi DNA ntihagije, nanjye mu muntu ngomba kugira ibyo nshyiramo, ngakuraho imikorere karemano. Kandi agira mbabwire ngo abantu bose bikingije, abantu bose bikingije inkingo zifite ingirabuzima fatizo bahere ku mikorere karemano y'umubiri. Ibyo babisezereho, basezere ku mikorere karemano y'umubiri. Ibyo babisezereho, babisezereho. Bagiye kuzagira ibibazo bikomeye cyane by'imikorere karemano y'umubiri, kubera yuko ntabwo bishobora gukorera hamwe. Kimwe kigomba guhagarara, ikindi kigakomeza. Ntibishobora gukorera hamwe. Bavandimwe, ingingo z'abantu barazifashe bazihereza maraya. Mbese ntore ingingo zanjye nzihereze maraya? Ntibikabeho, ntibikabeho. Nimuzibukire gusambana. Ibindi byose, ibyaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Abantu muri iyi minsi bari gukora icyaha cyo mu mubiri imbere mu mubiri. Icyo cyaha niho kiri kubera, imbere mu mubiri. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguze igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Bavandimwe, dukwiriye gutuma imibiri yacu ihimbaza Imana. Hari amagambo ngiye gusorezaho aboneka mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya.
paje ya 60 abashobora kubona icyo gitabo inama ku mirire n'ibyo kurya, paje ya 60 ari amagambo avuga ngo hari amagambo avuga ngo hariho ibintu buri muntu wese afitiye uburenganzira. Mvuze ngo iki? Nimba mwumvise amagambo nsoma, hariho ibintu umuntu wese afitiye uburenganzira. Imana ibahereza umugisha, murakurikiye Uwiteka abaho umugisha cyane. Hariho ibintu buri muntu wese afitiye uburenganzira. Buri wese afite uko asa n'ibimuranga bye bwite. Buri wese afite uko asa n'ibimuranga bye bwite. Nta muntu ushobora gusa n'undi. Mbese hari abantu bashobora gusa, nta muntu ushobora gusa n'undi. Buriya twese turatandukanye. Nta muntu n'umwe ku isi nubwo waba warashakanye nawe n'abana bagukomokaho ntabwo musa. Buri muntu wese afite umwihariko, kandi abantu bose bagomba gukora uko babyumva bakurikije uko umutimanama wabo ubabwira. Buri muntu wese agomba gukora ukabyumva akurikije uko umutimanama we ugira ute umubwira. Ku byerekeranye n'inshingano dufite ndetse n'imbaraga zacu, byose tubikomora ku Mana, kuko ariyo dukesha ubuzima. Imana niyo dukesha ubuzima. Ibi ntitubikesha umuntu. Ntabwo ubuzima tubukesha umuntu, ahubwo tubihabwa n'Imana gusa. Ntabwo tubikesha umuntu, ahubwo tubihabwa n'Imana gusa. Turi abayo kuko yatwiremeye ikanaducungura. Turi abayo kuko yaturemye kandi Imana ikanaducungura. Imibiri yacu ntituyigengaho ku buryo twayikoresha uko tubyumva. Ijambo ry'Imana riratangaje cyane. Imibiri yacu ntabwo tuyigengaho ku buryo twayikoresha uko tubyumva. Yesu ashimwe cyane. Muri ya nyihangana ya magambo nyasheyaringe maze tuyasangire twese tuyasoma. Twese tuyasoma. Aya magambo ndifuza yuko tuyasangira hamwe twese tuyasoma. Muri hangane ndi kuyareba kandi ngiye kuyageraho. Imana ishimwe, nayabonye cyane. Nayabonye. Hari amagambo aboneka mwihangane. Mbese aya magambo mwayabonye, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Aya magambo muri kuyabona? Yego. Imana ibahereza umugisha nimba turi kumwe. Reka twese tuyasome tugenda gake gakeya. Intumwa Pawulo ahumekewe na mwuka w'Imana yatwandikiye ati, ibyo mukora byose, yemwe n'igikorwa gisanzwe cyo kurya cyangwa cyo kunywa, tugomba kugikora tugamije guhaza umururumba
tugomba kugikora tutagamije guhaza umururumba, ahubwo tukagikora twumva ari inshingano yacu. Dukorera byose guhimbaza Imana. Iyo abantu bavuga ngo ibi bintu nta hantu biba bihuriye no kuramya, abantu rwose ni igihamya kigaragaza yuko bafite ubumenyi bukeya ku byanditswe byera. Dukorera byose guhimbaza Imana. Buri mugabane wose w'umubiri wacu ugomba kurindwa. Tugomba kwirinda kugira ngo tutagira ikintu dushyira mu gifu kikangiza intekerezo nziza kandi zitunganye zo mu bwonko bwacu. Bamwe baribaza bati, mbese umubiri wanjye sinawukorera ibyo nshaka? Ikibazo ngiye kubabaza, benshi baravuga ati, mbese umubiri wanjye sinawukorera ibyo nshaka? Bisa nkaho inama tubaha ari izigamije kubavutsa ikintu cyiza cyane, igihe tubabwira ko ari ngombwa kurya ibyo kurya mu buryo bukwiriye kandi ingeso zabo zikagendana n'iby'amategeko y'Imana asaba. Hariho ibintu buri muntu wese afitiye uburenganzira. Buri wese afite uko asa n'ibimuranga bye bwite. Nta muntu ushobora gusa n'undi, kandi abantu bose bagomba gukora uko babyumva bakurikije uko umutimanama wabo ubabwira. Ku byerekeranye n'inshingano dufite ndetse n'imbaraga zacu, byose tubikomora ku Mana, kuko ariyo dukesha ubuzima. Ibi ntitubikesha umuntu. Mbese hari umuntu dukesha? Reka mbabwire, aya magambo aratangaje cyane. Ku byerekeye n'inshingano ndetse n'imbaraga zacu, byose tubikomora ku Mana, kuko ariyo dukesha ubuzima. Ibi ntitubikesha umuntu, ahubwo tubihabwa n'Imana gusa. None umuntu upfa bakamufata bakamushyira mu gitaka, niwe ugiye gutanga amabwiriza y'agahato ku icyo umuntu ashobora gukorera ubuzima bwe. Ubuzima bwacu ntabwo tubukesha abantu, ahubwo ubuzima bwacu tubukesha Imana gusa. Turi abayo kuko yaturemye, turi abayo kuko yatwiremeye ikanaducungura. Imibiri yacu ntituyigengaho ku buryo twayikoresha uko tubyumva. Ntabwo imibiri yacu tuyigengaho ku buryo twayikoresha uko tubyumva, tukaba tuyiteza ubumuga bitewe n'ingeso zibasha kuyiremaza. Abantu b'Imana, icyaha abantu bazaregwa, abantu bafashe imibiri nk'umutungo w'Imana, bayita iyabo, bayikoreshereza uko bashaka, bakayinjizamo ibyo bashaka, bakarya uko bashaka, bakanywa uko bashaka. Ariko ntabwo turi abacu kugira ngo twigenge, twaguzwe igiciro cyinshi. Iyi mibiri dutunze ntabwo ari iyacu, ni umutungo w'Imana. Imibiri yacu ntituyigenga ku buryo twayikoresha uko tubyumva, tukaba tuyiteza ubumuga bitewe n'ingeso zibasha kuyiremaza. Mbese niba wakira urukingo rwa mbere, uraremaza ubuzima bwawe ukiteza urundi. Uraremaza ubuzima bwawe ukiteza urundi, ukaremaza ubuzima bwawe, kandi atari uko Imana yashyizeho amategeko agenga ubuzima, amategeko agenga ibyaremwe yo kugenga ubuzima bwacu, kubera yuko twaremwe twuzuye, ntabwo twaremwe turi ibice. Imana imaze kuturema yitegereje umuntu, ibona yuko ibyo imaze kuremwa byose ari byiza. Niyo mpamvu ubudahangarwa umubiri umuntu Imana yaremanye umuntu bufite ubushobozi bwo kwirukana indwara yose aho ishobora kuboneka, bwo kwirukana icyorezo aho gishobora kuboneka. Niyo mpamvu amagambo ntateguye ariko hari yanditswe na Keroge, yanditswe na Wagoneri, nimba byibuka ni Wagoneri. Yaravuze ngo igihe amategeko 8 yubahirijwe ku isi, hagiye habaho abantu bafite ubushobozi batandukanye n'abandi bantu bashobora kuba baregeze babaho ku isi, kandi aba bantu
aya mategeko 8 ashobora kwirukana icyorezo cy'indwara aho gishobora kuboneka hose. Nshuti muvandimwe, ntabwo kugira ngo ashobore gutanga umusaruro bisaba kuyahongerera, kuyunganira no kuyashyiraho ibindi bintu bishingiye ku mirimo y'abantu. Umuntu Imana yaremye aruzuye, arashyitse, araboneye, afite imbaraga, afite ubushobozi. Niyo mpamvu ari umutungo w'Imana. Turi abayo kuko yatwiremeye ikanaducungura. Imibiri yacu ntituyigengaho ku buryo twayikoresha uko tubyumva, tukaba tuyiteza ubumuga bitewe n'ingeso zibasha kuyiremaza. Ntibe igishobora gukorera umurimo utunganye, ntibe igishobora gukorera Imana umurimo utunganye. Imibereho yacu n'ubushobozi dufite byose ni ibyayo. Niyo itwitaho buri kanya, ihora iyoboye imikorere y'umubiri wacu wose. Iramutse ituretse ngo twiyobore ubwacu n'akanya gato, tubasha gupfa mu buryo budasubirwaho. Tubeshwaho n'Imana. Haleluya. Amen. Tubeshwaho n'Imana mu buryo budasubirwaho. Tubeshwaho n'Imana. Nshuti muvandimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Dushobora kwiga icyigisho gikomeye. Icyigisho gikomeye igihe dusobanukiwe n'isano dufitanye n'Imana, hamwe n'isano Imana ifitanye natwe. Amagambo ngo ntimuri abanyu ngo mwigenge, mwaguzwe igiciro cyinshi. Akwiriye guhora mu ntekerezo zacu kugira ngo duhore tuzirikana uburenganzira Imana ifite ku mataranto yacu, ku byo dutunze, ubushobozi bwacu ku bandi no kuri twebwe ubwacu. Tugomba kwiga uko twakwita kuri iyi mpano y'Imana mu ntekerezo, mu bugingo, mu mubiri. Ibyo Kristo yaguze akabigira ibye kugira ngo tumukorere umurimo mwiza kandi unejeje. Aya magambo aranejeje cyane. Umucyo wamurikiye inzira yanyu ku byerekeye ivugura mu mirire. None inshingano ireba ubwoko bw'Imana bwo muri iyi minsi iheruka ni ukwirinda muri byose. Inshingano ireba ubwoko bw'Imana muri iyi minsi iheruka ni ukwirinda muri byose. Nabonye ko mwebwe muri mu mubare w'abasigaye batarabona uwo mucyo, none mukaba mukeneye gukosora imirire yanyu, iminywere yanyu n'imikorere yanyu yose. Igihe uwo mucyo w'ukuri uzakirwa kandi ugakurikizwa, uzasohoza umurimo wose w'ivugurura mu mibereho n'imico y'abantu bose bazaba bejejwe nayo. Uwiteka tugire neza kuri uyu mugoroba. Uwiteka tugire neza kuri uyu mugoroba. Niyo mpamvu nshuti muvandimwe, isaha dusohoyemo Satani ari gukora mu buryo bwihishe. Abantu bamaze gufata ingingo z'imibiri yabo bazegurira maraya. Uyu maraya uboneka mu Byahishuwe 17 usambana n'abami b'isi. Abantu bamaze gufata ingingo zabo bazegurira maraya. Niyo mpamvu bizarangira babuze ubugingo bwabo. Uwiteka dushoboze kwegurira ubugingo bwacu Kristo, kubera yuko niwe waducunguye, niwe waturemye. Bityo rero ingingo za Kristo, kandi nawe azasohoza ibyo yadusezeranije. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ibyo ngibyo ndabibasabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Mureke dusenge. Turagushimye Data wera uri mu ijuru, tugushimiye kubw'amagambo y'ijambo ryawe. Urakoze kubw'amagambo meza yo kongera kuduhumuriza no kongera kutwereka inkomoko yacu. Nyagasani, waremye umuntu ushyitse. Ntabwo umuntu waremye ari igice gikeneye guhongererwa n'umurimo w'umuntu kugira ngo umuntu ashobore gutanga umusaruro, umubiri w'umuntu ushobore guhangana n'indwara. Ahubwo buri muntu wese arasabwa kumvira amategeko agenga ibyaremwe. Amategeko agenga ibyaremwe
bityo nawe ugakora ugasoza inshingano yawe yo gukomeza kubungabunga ubuzima bwe. Ariko Satani yashatse kutwambura uyu muco. Niyo mpamvu abasinzi bari gusinda, utubari turafunguye, utubari turafunguye, abasambanyi bari gusambana, abanywa inzoga bari kunywa inzoga, abanyatabi bari kunywa itabi. Muri ibyo byose nta kintu na kimwe kiri kwigishwa abantu ku bigendanye n'amategeko agenga ibyaremwe, kubera yuko amahame yubakiyeho ari amahame ashingiye kwihindagurika. Ahubwo muri ibyo byose ubuhanga bw'isi bufata nk'umuntu, bufata umuntu nk'ikiremwa kidashyitse. Niyo mpamvu Satani agomba gukora ibishoboka byose nawe akazana ikiganano. Uwiteka uturengere muri iyi minsi ya nyuma, uduhe kugira amaso y'umwuka, uduhe kugira imitego ya Satani, kandi uturinde ibinyoma by'umwanzi Satani, mu izina rya Yesu, amena. Amen. Amen.